Ya abanyarwanda abanyarwandakazi ndabashuhuje inshuti yanyu Kayesu Sharon Chief Mobilizer Umubano ndabakunda cyane murabizi nkunda umunyarwanda ahava gashyika ninjye munyarwanda utajya utinya kuvuga ibibabaje abanyarwanda cyangwa se icyo ndi nk'umunyarwanda muri iki gihugu cya Uganda. Ndenda kubibutsa yuko twakinguye office mu bizi z'umubano kandi ziri ready gutabara umunyarwanda kumufasha kumuyobora mu buri kimwe cyose cyaba yumva babaye tubaye tugishoboye. Ariko kandi nimwibagirwe yuko abanyarwanda dufatanyiriza hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo tubashe kuva mu bidukandamiza mu bitubabaje muri iki gihugu turimo nk'abanyarwanda. Ndenda kugira ngo mbabwire impamvu tuvuga nk'abanyarwanda, impamvu duhagurutse nuko twikanze yuko twangwa bihagije, twikanze yuko dutoranywa muri iki gihugu turimo kandi natwe ari icyacu nk'abanyarwanda. Niyo mpamvu twaciyemo gufatanyiriza hamwe muri iki kibina cy'umubano uyobowe na Dr. Ephraim Kamuhangire. Mwanze mukunze umunyarwanda ntabwo abayeho neza. Konke kutusasa ngabanya Uganda ngabanyarwanda no kushanga ngo abantu abakukira munonga kututwariza kubi abakutureba nibateka ngo nubene witu abo kubaka ngambere twena turi abantu tubasa kuba tutano mu ndimi konka turi bamwe konka kushanga ngo umunyarwanda no tora no bahikaho bakutuma shwenkuru hehe kugira ngo uroko twore cyaho bamuzikire amazima garwo tubishikire. Nitwenda ngo president wihangeri namanya harigire n'abanyarwanda namanya abanyarwanda cyo bakoziro mu ihangeri namanga abanyarwanda bakemerera nawe namanga abanyarwanda bakarwanira ihangeri konka kushanga ng'abanyarwanda babekizubu kukira abacuri kukira abasudani kukira amahanga gandagari yo mu ihangeri amazima garwo tumukora ngo ni hano tumugire imbabazi abanyarwanda babatwaye iki. Rero abanyarwanda bumva batwisumbuye ikibi kinababaza nuko usanga abanyarwanda babonye chance cyangwa opportunity yo gushika hejuru usanga ari bo bakandamiza kandi abanyarwanda bamenya rya babo nimushobore kugirira imbabazi abanyarwanda bari hasi. Ariko kandi umunyarwanda avuga ngo ijuru ntabwo risakaye nawe wanyagirwa n'utanyagirwa umwana wazanyagirwa cyangwa umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza. Mureke kureba abanyarwanda bibashikaho bimwa passport bakwindanga muntu bari higuhindwa mu myanya yabo birukanwa mu mirimo ngo we niba ucicaye wibwire yuko warangije nibishoboka. Kandi ikindi nkunze kuba nambwira wa mukobwa uranga abanyankore mbanga ariko nanga umunyankore wanga umunyarwanda ndamwanga nago nje gupretendinga nta kuntu ushobora kuvuga ngo urakunda umuntu kwanga ibyo nibibaho. Umunyarwanda akunda umukunda niyo mpamvu dukundana. Ariko abanyarwanda b'iki gihe mubaye abanyanda nini bamwe bari hejuru muguzwe n'abanyankore cyane kugira ngo mukandamize abanyarwanda bene wanyu kituruma. Uzi kusanga mw'abanyarwanda mwe murabizi kusanga ubundi abagande bafitemo impuhwe kurusha abanyankore. Ariko twahura n'abantu bakavuga mwe muri mu kintu nayo bafe turi mu kintu fa abanyarwanda bola ba mu Uganda pozinga turi mu kintu cya kunyigirizibwa ejo cyo bambe tukirimo naye teri kintu kirala naye twagulaho office yafe twagala kwasaganyiza wamu fete turwanyisa government turakunda leti niyo tuzi twatoye mu 7 fewe tuba tulonde wafe tulonda oboli wa myaka 10 kasitoba ngo oli muwavo oli munene tulonda ne batwambaze ngo yenyimpi ne tulonda ne twesibe bikoyi ne tulonda no kwata pafu no londa naye bw'omaliriza okulonda omukulembeze w'eggwanga lyo gwomanyi n'otuuka wali ne bakubuuza nti wajja ddi ne weebuuza bwe nali nnonda lwaki tebambuuza nti wajja ddi. Ariko abanyarwanda nabo bamwe busanga batoresha
bakaguhata gutora dutora ibiki byo tudashobora kuboneramo amahoro tusaba tewali kitwogeza naye tusaba tulemo sosolebwa bwabanga bambi waliwo yawasa Uganda ne mugizaala munatusonyiwa oba mulinamu amawanga ge mwazaalira mumukiriza nti n'omunyarwanda mu ggwanga lino mutuuza si mugwira kandi narabibabwiye ndongera ndabibabwira niba ikibazo kuvuga ngo Rwanda ni hafi na Uganda niyo mpamvu muhora mutubwira ngo twaje ryari bamikwano tusaba busabi mukirize ndi tuli bana Uganda abanyarwanda ninzongere kumva uvuga ngo mudde wamwe nabagamba tugenda n'omulangira wamwe cyo muba mumanya tugenda newe busoga nawe tutajana babi tumutwala kakati mutugoba tulagewa kimwabacha batalina mu mitima gya kisa mutubabarire kandi mw'abanyarwanda wumva yuko bakwiye kugushaka yuko buraza kubabyarira abana beza ariko ureba icyo bakora bene wanyu ukumva yuko bafite kugukoresha ngo umunyarwanda afite ubwongo naye ngate bakwagaliza wahumura amaso nubireba ndabasaba kugira ngo muze mu mubano dufatanye tubyumve kimwe duhagurukiremo nk'abanyarwanda dushira ubwoba nguvuga ko nyirirwa pfe ntago ari umwishe iki turakivuga kuko nuko kimeze nje nzababwira urunyarwanda kuko murarwumva kandi murabizi kuko I'm proud kuba ndi umunyarwanda pe ndaruvuga ati ari ururimi rwasosobora kogera njogereki bane nzi Rwanda sigenda ngayo era bobo ya garantwalayo si cyaranga nayo ndimo na Uganda murumva rero icyo mendera nacyo abanyamubano ofisi zacu ziri na tete twarazikinguye mu mubano turafasha umunyarwanda uko dushoboye kandi dufatanyije hamwe namwe ikindi turakwakira kugira ngo ube member w'umubano uregisteringe winjiremo ube member w'umubano dufiteyo t-shirt z'umubano dufiteyo ingofero z'umubano dufite byinshi mu mubano turagusaba kugira ngo witabire nk'abanyarwanda uyu mubano w'abanyarwanda niwo wonyine uyoborwa na Dr. Ephraim Kamuhangire ahandi ndabakunda kandi mugume mukunda umubano mudufollowing ku YouTube mudukurikirane ku TikTok dufite group y'umubano shobora kubahereza inamba nkaba mwumva mushaka kujoininga umubano ndi kumwe hano na Benon reka abasomera iyi namba Benon please come ushaka kujoininga group y'umubano wakoresha izi namba 0752 nziremo 0702 33 57 gatatu 070 33 57 73 hari MTN 077 50 14 708 izo ni namba za group y'umubano w'abanyarwanda uyobowe na Dr. Ephraim Kamuhangire abanyamubano ndabakunda cyane